asereka nkubaze wajya uva muri fone tukaganira ubundi ntabwo naba wigeze ese ubundi bimeze bite Nisaba aguye bite ngiye ni sawa ariko si sawa cyane habaye iki ntacyo se nyine reka nkubaze so turi abavandimwe banzi nyibwira andi makuru ni meza koko uri seriye ni meza yego aha nose ratare reka nkubaze kandi unsubize sibyo nakabaza maranye iminsi umbabarira unsubize nta kibazo ngambaze urabizi uri mukuru wanjye sibyo yego si ugushaka kukwinjirira ariko ari nyine mbona nkabona nyine sinzi nyine nkumva afite amatsiko mbabarira umbwize ukuri wowe na Jacques murakundana Jacques nani Pasiteri Yuri cyo kibazo maranye iminsi shawe inseka mbwira oyi ubihagazeho yego asa ni mani wagiye ureka mani mbwize ukuri ayisi usigaye ugira amatsiko ntabwo dukundana ubiguye nani murakundana ntabwo dukundana cyamani subwo mani mbwira reka mbwire sibyo mbabarira mbwire ayi unyemerere ko mukundana Aisha uko ndabizi neza ko mukundana ntabwo dukundana je gusa umuntu nkuriya twakundana ngo bigende bite cyakuza turi inshuti ngiye ko ntabwo dukundana ubwo ni bya bindi ngo muri aba best ntabwo ndi best of ashaba no kambeze umuntu bamubanye kuri ya mu gitondo ninde uvugishe ni Jacques ninde saa sita ngiye kureba ni Jacques Pasiteri papa urasira no ngora mu bana yego akujya ubona imico afite hasi imico imana abantu barahinduka ninde wasinze ninde warwanye ninde wacumye ninde wakoze iki Aisha imico irahinduka ihinduka ite wese ko baye Islam ko nta ko brainless yanabayeho ariko ngendera mu nzira nziza nawe yari dushaka kugira ngo usimbukane hari harusubira inyuma nawe yasubiye inyuma zasimbuka ubwo se ushatse kuvuga iki ushatse ko nanjye nasubiye inyuma oya sindabivuze mani nyine mvangire nawe unyimye amakuru mbwira ntabwo dukundana n'inshuti yanjye murakundana gusubisa ibibazo ntabwo wambwira ibyo bintu wabikuye kuzindutse se ngiye ku kazi nyine kuzindutse dufite amahugurwa kandi dufite umuntu uzinduka ntarebe nyine umeze ute se hano meze neza bon ngiye ku kazi hari gahunda dufite gahunda bafite none se mu rugo yo kurya musaza wawe byose meze neza musaza wanjye nyine ko waba yagiye n'ibisanzwe nta kibazo ibyo ntabwo bikomeye tuzareba n'ubundi hari ikintu se kitari mu gikoni ngo ibintu byose birahari ndacyeka bihari ariko uze kwibuka nyine yaje ashaka ibintu by'imbuto ntabwo ibintu byo kugura muri alimentation ntabwo ari sawa cyane nta kibazo ugasanga ntabikoze none se gahunda zawe nta gahunda mfite ndabona n'umuntu ndi bwirirwe hano ni byiza niba wumva uturije hano nari bikeneye ko umenya ukuntu umurwayi ameze ameze neza nabi ngaho ugenda ntagukereza ugire umunsi mwiza bo ugire ibihe byiza nizere ko uri bumvire ko umunsi wagenze nta kibazo sawa
Jack kugenda ndi kwihuta oya niwe nashakaga Jack buri munsi ndaje imana iragira ngiye gukina oya nta bya deal ubyo gahunda twe dufitanye ubushize naraje ndakubona Jack ndavuze ngo wapi ntabwo none nakongera kwihangana sibyo waretse ntagiye Jack please umva ni iminota mike ngita ngaruka oya ni iminota mike buri munsi ubushize narajeho nsanga wagiye niwe muntu warunzanye umva Anita ni iminota mike kajya hanze gato gakora akadiru ngita ngaruka Jack reka tubanze dukore ibyo kinzanye sibyo none nurangiza urajya gukora deal zawe nta kibazo mu minota mike ngende no Jack gerageza unyumvira wanjye Anita imva neza ni iminota mike nkajya hara hanze ngahita ngaruka ngasanga nta nubwo nasanga urafata umwanya muri nanjye sindi gutinda nanjye mu minota mike then nayo nta kibazo ujye muri gahunda zawe mba ndi no kugaruka ubu ngubu kwanza mu minota mike ni ikintu kikunaniye akifata mu minota mike Okay. Ariko reka mbabaza. Muheruka kubona wa mukobwa uririmba cyane harya bamwita Claudia. Muramuheruka? Ntawe mperuka nanjye Umwana yararimbaga. cyane Yararimbaga. yarabizi Avuga nti dore umwana kabisa. ijwi rya mbere hakarinyereraho Kuki barimo baragenda baducika? ni ikibazo mureke ibintu Pastor. tubikurikirana kandi n'abacuranzi Abaririmbyi bari kugenda baducika n'abacuranzi sinzi ibibazo bihari. icyo kintu kiroroshye uvuga ngo umuyobozi w'urubyiruko arasura akareba akaganira na buri muntu cya cyumba cya kanseringi nacyo umuntu akamwakira akumva uko bimeze ariko ibyo abacuranzi byo ibibazo bibiri hari abacuranzi b'abapagani bazi gucuranga ariko bashaka guhora ubongeza amafaranga yakumva ngo bamuhaye 5 gusa ibyo 5 bongereye agahita asezera kandi ntazi ukuntu abyabindi n'ibyabindi no gushaka abacuranzi b'abakristo ariko na gahunda yo kwigisha abacuranzi bacu gatangira ntituzahore ariko reka mbwira hari umuryango bita Hoplight Initiative utoza abana sabana gusa n'abakuru bacuranga ibiki baririmba burani twazajya tugenda tugasa niyo twanaba hano dufaranga duke ariko tukabizamurira pastor burangiye mbona kwizamurira umuntu kuruta gufata wa wundi nibyo byiza tukagira abacu dusanganywe tukavuga tuti uyu uko ari umukristo wacu azacurangana n'umwete tavuga ngo amafaranga gusa amafaranga ariko tukajya dufata n'igihe tukabasengesha bafata amasengesho ari tasenze se barusha shetani kuririmba n'ubundi nawe yaraguye kandi yabarushaga kuko dukeneye abakiriya urabona urusengero turimo turarwagura kandi urabizi umukristo ku ndirimbo buriya ni ibintu bibafasha kugera kuramya no guhimbaza gahunda itabanje n'ijambo ntago baryumva ase wowe kutari kuvuga ko rero nta itekerezo naki nashaka abana mu itorero tukabashyira mu ishuri ry'imiziki bakiga gucuranga tukajya tugenda twidukuramo umwe ndumva ariko byiza cyane uwo ni umushinga byo byiza kandi abantu wizamuriye nyine wafashe bakiri bato
nyine ukajya muhorana bakazamuka nyine urumva nayo gahunda y'indirimbo zo gushimisha gushimisha icyo niho twazishobora icyo kintu ni iki uwo niwo murongo mwiza niwo murongo mwiza hanyuma ibintu by'inyubako byo bitewe inyubako rero raporo bampaye bambwiye ko biri gukosoka ibikoresho byaje birahagije twigendere ndabona nta kibazo hariho ukuboko kw'amakundemesha kuganagura amarira yanjye yose nshitse mu ntambara kumbera nk'inzu nziza urumva ukuntu ufite ijwi ryiza iby'amajwi byihorere si uko ko wazaje ukajya basi no muri korari ukajya uririmba wajya uvuga ibintu ushyize mu gaciro igikumburo umwe n'abagore bakeneye babiteze mbese harimo n'abagabo harimo n'abagabo izo fure ntabwo zamfata zoswingi pe iyo njyana ntabwo twajyana ibaze koko ubu se mu by'ukuri ko nari numvishe ngo inshuti wawe akubwira nyine ku bintu bijyanye no gusenga inshuti nyinshi nta n'inshuti ngira ngo anize ibyo nta muntu wakuganirije ku bintu bijyanye no gusenga gusa hari umuntu ngo ni Anita wasanga kari no kugira ngo mwikure imbere tu rahira wabimubwiye se udakomeje asimbizi ubwo ndabitekereza n'ubu niba nari nkomeje reka wowe uzi ukuntu wavamo umuririmbyi mwiza ariko ibyo uzabimbwira ubutaha ibintu byo kuririmba byo mubiretse koko se urakomeje Claude karame boss uramutse ute nisawa nari mbitaye amakuru yawe amakuru ni meza no mu kazi bimeze neza cyane umumagaje nta mahoro ra bituma uganira se nta kibazo nta kibazo ahubwo wowe mbwira niba ari amahoro nanjye mfite ikibazo nta mahoro masa pe masa mbese nta kibazo ugira mu kazi mu kazi nta kibazo usibye ko wari wambwiye ko uzanyongereraho ku gashahara icyo nta kibazo kirimo ahubwo banza umbwire yego none si ibintu byo kuza nijoro mu buryo gukingura bimeze bite nijoro buriya nijoro mba nikanze abajura nkareba nyine tu iyi karitsiye ko idafite abajura cyane ahubwo Jack atahatinze Jack ntabwo ari wowe wampa amakuru wenyine hari ahandi nyakura ahubwo uramubwira ibyo kukongera umushahara utambwiza ukuri ariko ndi kukubwira ukuri n'ubundi kandi nisanga atari byo ko ntazayakongeza si urumva kuko natinyuka kukubeshya cyangwa yaje nimugoroba aguhereza ko yakoreye ukamwishira usibye ko ntabwo ajya akunda gutinda ntabwo akunda gutinda bibaye kangahe keretse nka rimwe yacitsweho nka rimwe gusa ndayikurikirana uzambwiza ukuri umuntu uko mufasha uko mpishe rwose mubwize ukuri icyo nari nagusezeranya ntabwo cyagikomeje rwose urumva nanjye ntabwo nareka kukubwiza ukuri kandi uzanyongerera no ku gashahara sawa ubwo bigenze neza nakongera kubigenza nawe no kukwirukana nakwirukana nawe kugira ngo nayakwima nkanakukura ntabwo natuma mpomba akazi kanjye uzambwiza ukuri rero nakubwiza ukuri sawa nategereje nzakomeza mbere ko nzabona iby'ukuri yego sawa nawe wakomeza akazi kawe ntacyo murakoze bose
ariko ntacyo biba bitwaye. nta kintu biba bitwaye ese Dada hari ikibazo mfite buriya ariko si n'ikihe kibazo ufite igihe cyose uhorana ibibazo ariko Abayisilamu baragiye kugukubita inkoni ijana se nakoze iki se nta kintu nakoze numvise ngo bakubitana inkoni ijana nyine habamo amategeko akaze cyane ariko niyo mpamvu nabakunze ariko ntacyo n'ikihe kibazo ufite n'umukobwa wanjye nyine hari ibintu ndi kubona bitagenda uri kubona bitagenda nyine nkuko nabonye nyine njyewe nabonye bitagenda nyine numva nifuje kukikubwira ariko nyine ngiye kubikora nyine nk'umubyeyi wacu ariko ntuzanteze mukuru wanjye kwerekeye kuri mukuru wawe se cyangwa ni kuri wowe oya kuri mukuru wanjye nizere ko ari amahoro oya nyine bya bindi nk'ababyeyi nyine reka nkubwire nyine urumva nsigaye mbona nyine aharanye na wa muhungu wo kwa pasiteri Jacques Jacques bakora ibiki nyine kugenda na buri kanya umwanya munini barawumarana ninde unyuze aha ni uwo muhungu nyine na Anita se wenda si nta Anita ntafite gahunda wenda yo kumuzana mu itorero ni ikirara ntekereza yuko Anita ashobora kujya gutya akaba yanamuzana se reka nkubwire ko utagira ubwoba none se ni gute none se kuki wumva ko Anita yahindura uwo Jacques none kubera iki wumva ko Jacques atahindura Anita ngo abe yamujyana muri ibyo ngibyo biko njye bisigaye binantera ubwoba sinzi ariko ubwiye ikiriho ni uko hari ikibazo wigeze wumva agira se nyine impamvu njye nagizeho ikibazo sibyo ni mukuru wanjye kandi abiswa turezi sibyo reba uriya muhungu ni ikirara gusenga reka ntiyubaha uribuka bya bindi dukore turi iwawe ngareba umuntu nk'uriya none asigaye ari inshuti na mukuru wanjye ndabyitaho kandi munyizere sibyo ndakwizeye ngango twigendera Yego Debora numubaze ntacyo turaza kubonana nyuma muri ya gahunda sawa Debora bisa makuru ni meza Jacques Jacques mbese ntabwo amakuru y'umutorokana nimugoroba kandi yaratinze n'ubude yaje atinze ariko twabonanye twanavuganye ndetse wamuganirije ubona kumva bimeze bite sesha ndamuganiza n'ubundi bikarangira dutonganye nawe se nese ko ngewe n'ubundi niyo namwicaza tukavugana twitonda n'ubundi ko bihava ayirukana yarakaye nawe birakurana nabigende gute nyine ndamuganiriza ndagerageza ariko n'ubundi birangira turakaranyije nyine akigendera none mukuru namuganirije kumaze kwa mukuru bakora iki mwihorere nyine amakuru ko hari umuntu ushaka kuzamuzana nibyo okay ninde ntago mukupira nyine azamuzana tu wowe tegereza nibyo se okay ntacyo noneho uzambwira niba ari igihe cyo kuza mbimenye nibura menye ko hari ikintu kigiye guhinduka hari igihe birabigeraho bigasa nk'uburwayi bwo mu mutwe twari tukiri mu by'umwuka gusa byararangiye cyaramaze kuba ikintu kimubata wasanga nabyo birimo ntawamenya okay niba ari umukansera ntacyo nizere ko ari umuntu uzi kuganiriza urubyiruko sawa ndategereje uzambwira tegereza ntarebe mama ariko nawe ntacyo abizi iyo gahunda yawe nibanga ndabona ikomere kandi ntegereze ni byiza tegereza wigira amatsiko okay good mbo wowe ariko ntureke gukomeza kumureba ntuzane amaso yo kunywa se wowe gereza n'ikirahure ntacyo shyiramo niba bandi bakomangara
meze mute? Meze bite? Sawa. Meze neza? Yego. Uri kugenza n'iki? Twashakaga pasiteri. Pasiteri? Yego. Ko musanze ntawe uhari? None se Debora? Debora nawe ntawe uhari? Nta muntu n'umwe uhari? Yego. Tuvuga ko ari wenyine gusa uri muri uru rugo? Cyane, kuza ukababona keretse wabahamagaye bakaguha randevu. Randevu kwa pasiteri? Kubera ko pasiteri ntabwo aba ahari. Umuntu se yamubona ate? Keretse mu gitondo cyangwa se nimugoroba. Nimugoroba nko mu masaha ya gihe ki? Nimugoroba mu masaha 11 gutyo. Nta nimero ye se waduha? Nimero ye nta kibazo. Ariko nyine urumva uzaza ubutaha nyine nagira ngo mpakwereke wahabonye. Ubutaha se uzizana? Nabonye. Okay, nta kibazo. Uze kunizoreza Debora. Nta kibazo turabivuganaho, nta kibazo, we ntagira ikibazo. Nyine mubwire ko hari umuntu wamushaka. Umuntu abantu muzamuhamagara mu twamushakaga tuyinjira. Cyaba nyine ubwo ntabwo ari njye gusa. ubwo nta mwirirwe. Yego. Murakoze. Yego. Pastor, inkuru nshya. Yego Bosco. Twarakoze cyane. Ariko uzi imvune twagize. By'amatafari ngaho amarasire ngaho paratoneri haryo si umuza murinda nk'ubwego sound proof iki byose ariko uduhagaze gutya kuri kuvuga nkaho byarangiye nkuru nuzariye ni nziza cyane badusuye barangije kuduha n'icyangombwa noneho se cyane rwose barangije kuduha icyangombwa cyo ku akamasengesho twasenze rega ntabwo ari bupfu gusa ntabwo ari bupfu gusa njye mbabwira ntabwo turusha abandi gukora ahubwo Imana ibaduhaye umuntu wowe ushobora usanga hano bubatse kuturusha ariko ntibishimwe ariko ngo abishyize hamwe Imana irabasanga kandi ntacyo icyo cyo Imana itakora icyo cyo ndacyemeye nzajya mpora ndirimba byaramvuta tuvunnye dutegura umunsi wo gushima Imana igitaramo cyo gushima Imana dukoreye cyane rwose kuko uza abantu bafungiye uza abantu bafungiye wabuza basubiye inyuma se abatazanagaruka wenda nahuye na Pastor Celestine ariko nawe dukwiye kumusengera ntabwo byoroshye umurimo nawe buriya warakoraga twakakwiye gufata umwanya tukamusengera nawe ko asa nkaho afite ikibazo cyo kutamenya ibisabwa kugira ngo tugombe tumusengere tunamugire inama y'uburyo n'ibintu bibi ni ukubyitaho ariko ari mu cyumba araryama nasenga ko ntabwo ari kimwe nta kintu ari gukora araryama ugiye ugiye kureba Jack ahantu yagiye ariko araryama ariko ntabwo bisanzwe ubu ntabwo yagiye muri ya miziki iki byose mu mabuwate n'ibiki naho yagiye mbona nitaza amakuru ye araryama ariko leta afite akanyamuneza sinzi ukuntu sinzi ariko barakundana wasanga bazabitubwira ariko buriya hari ukuntu twigeze kubagira inama mbona aho Anita yaje kugira guhinduka nibagire se turebe yahise afata initiative yo guhindura n'uriya birashoboka rwose ndabona baje shaka aba bantu nyamara ndabakeka buriya ariko bizabe byo ahindutse rwose rega abantu barafashanya wabonamo ni amasengesho niko kunara cyane shaka usigaye wirirwa mu rugo nawe ukijya muri ya miziki n'iki byose ntabwo ari ko warwaye ariko imiziki ntabwo ari mibi ahubwo ikibi ni ugukora none ariko hari ikintu ushaka kwisabira byawe simbwiye ko yahindutse niba yiriwe hano atarwaye ntabwo yahindutse yarahindutse kandi musigaye mbona rwose aza no gusenga
ibyo rero kubona nkabona azanye na ibyo rero nibyo ni ikintu cyiza ariko byaba byiza kurushaho inkuru nziza ziri kuzira rimwe noneho amasengesho nta kintu adakora pasite ariko Jack ndashaka kukubwira ikintu kimwe niba koko warahindutse ndagusaba ko ugenda umbwirirana ba bandi mugire imbaraga zo kuba mwabagarura sibyo nabo bahinduke sibyo dusangira agakiza ariko raribuze rimeze neza ya na Jack yifuzaga kuza kwiga gucuranga akajya ducurangira ashaka kujya muri amaye nka data ashaka kujya muri korali kirashaka ibyo twasabaga byose ariko rero nabura mukobwa wanjye nkunda haguruka rwose ngenda bizi ko rero wamuhinduye maze kubibona sha oya niwe yasaga mu rugo inshuro nyinshi none ikintu ushaka kubacuranga ni ikihe ngo utere inkunga kuko nimuje mu murimo w'Imana nawe ugomba gushyiramo imbaraga mu mpano yawe nyine njye n'ubusanzwe murabizi nikundiraga umuziki yego habonetse nka sente cyangwa se gitari ibyo ntabwo nkajya gucurangira korali cyane ko nifuza no guhinduka mukureba yandi igezweho cyane igezweho rwose korge tuyizane ujye ucuranga ibintu bimeze neza mu rusengero abantu bafashwe babone ko Imana igira neza kwihindura kwihindura amateka n'iki uzi uyu mukobwa wanjye kure yagiye kumena umutwe ariko Imana irakora ubu ngubu mu guhinduka kwa Jack ntabwo baba baramusengeye cyane uko mbibona ntabwo ari bibi nagira ngo mbimenye gusa ko uruhare rwanyu rwabayemo twabaye inshuti turanafashanya kugira ngo duhindurane pasi ntabwo nyamara burya bwana Sufiwe rwose duhimana icyubahiro n'icy'Imana rwose we ntabwo wayiha icyubahiro ariko Jack ariko nako ataramenya ntabwo arabimenyera turacyakomeza turacyafite impuza icyo umubwira atera intambwe imwe Imana nayo izi icyo gukora ngo nutera intambwe imwe n'izindi 99 zazikora kabisa rero mva murakoze pe uyu munsi muhaye amakuru nanjye ndumva umutima ukeye amavuta ararushaho kuba menshi oya papa birekere bibe gutyo zino ni imbaraga z'urukundo